uriya ndagira ngo nkubwire ko no kujya kuri toilette wenda bitari uko nabishakaga ahubwo burya biba byiza umuntu iyo muhaye akanya ko gutekereza. Ego mwami kabiri itifu wambyara mbere maze ibyo turupe yankoreye nawe urashaka kubinkorera gute ubwo murimo no guhingamo n'ugwani ako iyo ndebe uriya madamu ra hari icyo nganira nawe kwengara uraho kome amahoro meze ute kome ndaje rero ngibazeho uba wicaye aho ndaje ndebe inshinzi umuntu azayikorera iki noneho ibintu ndi buyikorere usibye ko ndaza kubibwira zagatwikireho imyenda yegura nanjye njyayo iyo mwatanze umuntu ikuzimu arapfaga cyangwa abaga muzima none se ushaka amafaranga ukeneye ikiguzi rero kugira ngo ubone amafaranga icyo nicyo gishoro ukeneye gutanga kugira ngo ubone amafaranga reka ndabaha ijisho rye wenda rimwe azaragenda ari abagabo ko nabonye batayemera ako kamwereka ko nabonye bataryemera reka dutanga kuguru kumwe uzaza w'umunyarwenya rwose ariya muzehe sogokuru wawe uko ubyara se uko ubyara waba umwibuka muzehe uretse gatoya ugiye uretse gatoya rikanze ubwanyu buba hehe taratambika hano muntu uza mu kabyogori rikanze utambeshe nkuriya mugabo koko uje hano nkaba mwikururije akaba ashaka yuko dutanga umwana wacu aho ngaho singiye kuba ikigoyi nkora iki ndeka iki ariko ari ukugira ngo mbeho mu myaka 10 mbayeho nk'imbwa mu myaka 2 nabaho neza ariko nkaba mfite amafaranga reka nze nkwereke aho ndabyemeye cyane pe uri mu izuba ya muzehe toilette yanyu yarinuyemo ubu wari watinze yo mwana toilette yanyu yarinuyemo bwoko hari ahaguyemo umuntu ndaruhutse yaguyemo da arapfa ego karamuhamye yanjye muzehe ibyo tubyihorere wese yanjye muzehe nicyo gihe ngo ngende rero n'iminota iba yagiye rero ndagira asubiye oya nta kibazo hari ibikurya se kandi akazuba kavuye biratondagirana wari uvuze mbwira muzehe uriya ndagira ngo nkubwire ko no kujya kuri toilette wenda bitari uko nabishakaga ahubwo burya biba byiza umuntu iyo muhaye akanya ko gutekereza kumvikana neza buriya kujya kuri toilette ntabwo nabishakaga yari byiza ko nkwa akanya ugatekereza byambabaza bikomeye unyumvishe ndi gutekereza manzi unyumve byambabaza bikomeye igihe nagiriye kuri toilette utagize icyo utekereza kuri ibyo bintu nari mvuga yaba bibyo nibwo yandanosha ntabwo ntakibazo ngaho kumuhamagaye se kandi umva rero wowe genda nzanire ya kariso yawe urumva zana bya bintu byanyu mushyiragamo imbere noneho ubigishyire mu ntuza mugafuka cyangwa mukadobo unzanire nyine ndashaka kujya gufasha umwana genda ariko se ninde ubiguraga genda nta wundi ubigura atari njyewe gendagire utangiye gukura yego muzehe kora aha rwose ndagushimiye cyane ushaka umbwira n'ijisho rero nari muzima rwose ubugabo niba ukiri umwana narabibonaga rwose nkabona uzavamo umuntu oya indi ndayigura n'urubyago ndayigura oya nta kibazo usizemo y'umuhondo
ibyo rwose rero ugenda ukinga unsanga mu gasantire tugende muze twagiye ubwo amafaranga ndagabona nawe ubundi se muze ugira ngo nukoze igikorwa cy'ubutware ubu karimo oya tugende nuko rwose naho ubundi mu myaka ya kera yewe nanjye nari ndi umusore reka ibintu bigenda bihinduka Sister, uretse ibyo uretse mama arahari cya gikombe se nsigaye mbona kiba hano kiriya rero ngo uraho rurumbaraye hariya kiriya gikombe ntabwo gikunze mva nanjye ndarwanga ntabwo gikunze pe ubundi kuki mama yakemereye ko kiba hano urazi ubwo ari ikintu kiranukira aho kigiye hose nanjye ukiranukiraga numva ko nsigaye ndwaye ibiheri kubera cyo nimba kindyamira no mu buriri ntabwo noneho ahantu giciba wumva kiri kugera kino tugikorera iki tugiye kujya tugikorera ubugome kuva kiziyirukane kive hano nungutse agatekerezo wareka ugasuka amazi ubundi barakimena uyashyushye nigishaka gitonyoka tuyashyushye none byaba ari kimeneho amazi bizagenda bizamuka tuzanayashyushya tukimeneho amazi kucyo kigerere mu bari ko ngenda cyanga ndacyanga kimeneho amazi kugira ngo kibone ko dutangiye kucyanga nacyo nyine noneho nicyanga kuhava tuzakimeneho amazi nta nahoze nane yabona wagira ngo sinzi umuntu wari nimba aricyo kintu cyasutsemo kanze mbikusawa kunumwanga wowe uririza tuririza ntabwo mwana yanjye kuko mwana we sawa uzahavayo cyambwire mama ahita kwiruka n'ubundi mwayagukuye si we mbega inshinzi y'umukobwa wari bwambone se wari bwambone rero n'itangiriro wanuza azi ubumana nagukoreye ndavuze ngo ikiza nuko wasohoka ahangaha ndabase reka kumbwira amagambo ameze zasohoka sohoka ari bwuza sohoka se niwe wanyemereye kuba aha ni iwanyu se aha ni iwanyu aha ni mu rugo ubundi ubu nka mama yakuzaniye iki areba ukuntu nereje imyenda nayindi narayashyushya noneho narayashyushya iri ni itangiriro ubu ndakwanga ndabase mbwira ikintu mpfa nawe ndakwanga ibyenda wazanye ni nabyo cyane none nta myenda ugira hano haba inshinzi y'umukobwa gasakaga ibisa kandi ni ubaye wa mukobwa wawe niba ibintu ankoreye amenye amazi akora mukobwa yambwiye ngo nsubire aho navuye akora mukobwa ndabona rwose ndabona birenze akora mukobwa arahangana ngwino twigendere njye kwihera n'imyenda areba ukuntu baguhinduye ngwino njye kukwambika nzarebe uko bigenza yewe muzeyi uraho muzeyi komera cyane wihangane kuba nguhagaritse kuba wara mu biganza bya rukindu nari ndimo ndashaka umuntu witwa Karamage ariko amarinete yanjye nayataye wandebeye umuntu witwa Karamage mwana muzeyi bya Karamage byihorereye aho yandebeye bya Karamage byihorereye ndebera ntuza we ndebera oya muzeyi Karamage mwihorere ahubwo rwose ndabona nawe uri mu bagenda ariko buriya hari ikintu nzi kimwe ushobora kugufasha ugahinduka mushya ugahinduka mushya ze uyu mugongo unjogonyora iki kigatura cyamfashe mu mugongo n'iyi mivuduko yanjengereje yatuma mba mushya mwana wa reka nigendeye n'ubundi oya muzeyi buretse mubwire hanze kundebera muzeyi nureba ko ushajemo n'ugiye gukinduka ariko rwose ushobora kuba mushya mu buryo utatekerezaga muzeyi ndagira ngo mumufashe ubwo ndeba uri ubu se muzeyi mbwira ko mbona ubundi ubayeho ute mu buzima busanzwe ndifashije ariko
urifashije witangira mituweli nubwo ndimbwa se ntabwo ukeneye amafaranga hari umuntu udakeneye amafaranga wa mwana muzehe ukeneye amafaranga se amafaranga nayakeneye kuva ndi umwana ndayahiga ndayabura none n'ubu ngubu nshaje nabwo ndacyarabuze muzehe rwose umuntu bajya bavuga baravuga ngo intare ikuka amenyo ariko amerwe ntabwo igiye ashira muzehe buretse tuvugana nagushakaga ndimo hari aho nari mvuye hano ruguru gato nayo mpamvu ubona mfite tuno tuntu ndimo ndataha ariko nawe bitavuze ko uturimo hano si wowe umwana wa Gasipari Nyarungu bavuga uba mu mujyi wa Kigali yego rwose umugabo ukomeye cyane urasa na so pe urabona neza ariko uramenye utazabingegera nka so oya muzehe icyo nshinzwe nanjye ni ugufasha abantu nkamwe mugeze mu zabukuru cyo kimwe n'abandi babyifuza banyoboka nkabafasha rwose bakaba babona amafaranga bagahindurirwa ubuzima nawe ukambara agashati keza muzehe abasaza muri iki cyaro abasaza mwatewe n'ibikiko harimo n'ibinyabwoya mwishimagura mbwira mwana mbwira muzehe hano haba harimo ibiryi abasaza b'inaha wanjye ntabwo aheruka kurimfurira muzehe reka ngende ni ukuvuga ngo bambwiye ko ukeneye amafaranga ariko buriya hari ikintu kimwe nagufasha kugira ngo ubone amafaranga wa musaza we dore tekereza ku myaka ishize yose ubayeho niba nkurikije uko ngutekerezaho n'uburyo nkubona ugomba kuba ufite imyaka hafi nka 80 urabona agashya kambaye ubona ngo ndware mbure n'amafaranga 220 yo kujya kwivuza kandi naratanze mituweli igiceri kimwe 200 220 ndayabura pe amafaranga ngayo amafaranga yarabuze ahajya mpamagara abakobwa banjye barayabura njya kwa wa muturanyi wanjye hepfo hariya Karimunda nawe ndaburabura ndabonabona uretse ako haje umuntu umukozi w'Imana cyakoze Imana igira abakozi bazira kutamenya rwose niwe mu wapfuye ku muzehe reka ngire nigendere ariko ndagira ngo nkubwire nimba ukeneye amafaranga uriya se nko mu bana bawe ni harimo ukunda cyane arakana kanje kabucuru ndagakunda ninka nayo naragashushanyirije nibwira ko ndabona amafaranga yigura dukurikije imyaka umaze uri isi udafite amafaranga nanjye no gusarara dukurikije imyaka ufite kuri isi umaze kuri isi nta mafaranga ufite urumva bihuye ukeneye amafaranga bambwiye ko ukeneye amafaranga buriya rero amafaranga nashumbushwa gahini kwa haridingi bagapfa gusanasana iminsi ikicuma muzehe amafaranga nashumbushwa amafaranga nashumbushwa ariko umwana arashumbushwa kuko waba ufite ukunda aramutse apfuye washaka n'ubu abana 10 mfite bose kugira ngo ni bakeya muzehe biroroshye tangamo umwana umwe wibonera amafaranga uno mushaka no kujya gukora mu rugo wawe tangemo igitambo wibonera amafaranga muzehe nahi mina shayitani rajim una shayitani rajim ntuvuze ngo none muzehe ntabwo ubyemera se nakemera ngapfana ubukene bwanjye ngiye gasekuruma kugira ngo reka mbaze nkubwire ariko uzi ukuntu yamvunye uzi ubuse nyina hari yazanga yabingana gute aho Imana yamuhamagaye muzehe ntabwo ndi mu magambo nawe uzi ukuntu yandiriye umugore amaze ku giseke iminsi 4 none ngo umwana wanjye muzehe ntabwo ndi mu magambo nawe gusa kubera yuko burya ngo icyo umuntu ashaka kimara icyo atunze mwana wa ariko wasanga utagiye kunyoboka aho niho mba nshaka rwose umunsi ni kuwa kangahe ni ku cyumweru ngiye kugenda mbitekerezaho